Reka mbasuhuze mwese aho muri hose, nizere ko mumeze neza kandi mbaye n'ikaze kuri ya YouTube channel yanyu. Tugenda tureberaho byinshi bitandukanye ndetse no mu buryo bwose bukomeye cyane. N'ubukwe bwabaye ku munsi w'ejo, n'ubukwe bwa Miki ndetse n'uwitwa Aga Promoter, n'ubukwe bwavuzweho byinshi bitandukanye, ariko hari n'uwitwa Captain Regis nawe hari icyo yabivuzeho nyuma y'uko rero hari hashize iminsi itari mikeya batavugana neza cyangwa se barebana ayingwe muri rusange. Tugiye kugaruka ku bintu byinshi byaranze ubukwe bw'ejo ndetse tuze no kugira icyo tuvuga cyavuzwe n'uwitwa Captain Regis mu bukwe bwabaye ejo bw'uwitwa Miki ndetse n'uwitwa Aga Promoter. Hari n'indirimbo Aga Promoter yasohoye mu rukundo rwe na Miki ndetse no mu bukwe bwe muri rusange, ubona yuko ari ibintu byari byiza cyane. Ndagira ngo nkwibutse yuko ugiye kubana na Mr. Rose hano kuri BNews TV. Ndagira ngo ngusabe gukanda subscribe kugira ngo tujye tubana neza gatanu kuri gatanu, ndetse tujye tubana neza umunsi ku wundi muri byose ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. N'ubukwe rero bwabaye ku itariki ya 31 y'ukwezi kwa mbere umwaka n'ibihumbi 2026, hari ku munsi w'ejo kuwa gatandatu. N'ubukwe bwagenze neza, n'ubukwe bwitabiriwe n'abantu benshi cyane barimo abastari, abakinnyi ba filime ndetse n'abakinnyi b'umupira ndetse n'abahanzi bagiye batandukanye. Mu bakinnyi ba filime turaza gusangamo Bamenya ndetse turaza kugenda n'ubundi tubigarukaho mu buryo burambuye. Nyuma y'uko rero ibi byose byabaye, Regis hari icyo yatangaje ndetse hari n'ibyo yabifurije ku ruhande rwa Miki ndetse n'umukunzi we Aga Promoter, ndetse muri rusange ubona yuko ari ibintu byiza cyane. Ijambo Regis yavuze cyangwa se yabavuzeho ni ijambo uko byagenda kose ryashimishije abakunzi babo ku mpande zombi, haba abakunzi ba Miki ndetse n'abakunzi ba Captain Regis muri rusange. Nk'uko bisanzwe ndetse nk'uko tugenda tubigarukaho mu buryo burambuye, ni byinshi tugenda tugarukaho mu buryo bugiye butandukanye ndetse no mu buryo bwose bukomeye cyane hano kuri ya YouTube channel yanyu ya BNews TV. Ndizera yuko rero weho wanyumvise ugakanda subscribe ndetse ugakanda na like ndetse ugatanga n'ibitekerezo muri rusange. Gusa nyuma y'ibi byose byabaye ku munsi w'ejo, ngira ngo turabizi yuko hashize igihe kitari gitoya witwa Regis ndetse na Miki batarebana neza cyangwa se barebana y'ingwe. Havuzwe byinshi ku mpande zombi, ariko nanone bije kurangira Miki afashe umwanzuro wo kubana na Aga, dore yuko byanavuzwe yuko witwa Captain Regis yakundanye na Miki, ariko ku ruhande rwa Miki akajya avuga yuko bitabayeho ndetse akavuga yuko nubwo bisa nkaho ari byabayeho by'urukundo, ariko n'ubundi nta gaciro bisa nkaho yabihaga, kubera yuko yabonaga n'ubundi ari umusore cyangwa se ari umukunzi we, niko njye nabyita, cyangwa se ni nako biri, kubera yuko niba byaravuzwe ko bakundanye ubwo nta wabihakana, kubera yuko bo ubwabo niba ari bo babyivugiye, sinzi uwabihakana uwo ari we. Gusa nuko uru rukundo rwa Regis ndetse na Miki niba rwaranabayeho, ariko Miki bisa nkaho yarusuzuguraga, kubera yuko yaruvuzeho byinshi ndetse abanza no guhakana yuko byabayeho. Ariko Regis nawe yaje agira icyo avuga ku by'urukundo rwabo cyangwa se ku by'ubufatanye bwabo. Miki ndetse na Regis ni abantu bakinanye muri filime, ndetse Regis yagerageje gufasha Miki mu buryo bwose bushoboka, agerageza kubana nawe neza ndetse agerageza byinshi bitandukanye kubyirengagiza byabaga bishobora kuba byabateranya hagati yabo bombi. Ariko n'ubundi baravuga ngo uwahuye n'ibibazo n'ubundi ntajya abura guhura nabyo. Witwa Regis n'ubundi byaje kurangira bimwe yirengagizaga cyangwa se bimwe yapowaga akabyihorera cyangwa se akabyirengagiza kugira ngo bitamuteranya na Miki, ariko n'ubundi byaje kuba ngombwa yuko agirana ikibazo n'uwitwa Miki, kugeza aho ubwo buri wese yagiye ku rubuga rwe rwa YouTube ndetse n'izindi mbuga zose zitandukanye, batangira guterana amagambo, batangira gutukana, buri wese avuga undi n'undi azamusubiza, ntawavugaga undi ngo amuhereze. Ndetse ku bantu benshi bari batangiye gutekereza yuko bishobora no kuvamo ibibazo bikomeye cyane ku mpande zombi muri rusange. So n'ubukwe rero bwabaye ku munsi w'ejo nk'uko nari nabivuzeho ku itariki ya 31 n'ukwezi kwa mbere uyu mwaka. N'ubukwe bwitabiriwe n'abantu benshi batandukanye, n'ubukwe bwagaragayemo impano nyinshi zitandukanye, ndetse n'ubukwe bwagenze neza ku babukurikiye ndetse no kubaburebye, yewe ndetse no kubabwifuzaga, by'umwihariko ku bakunzi
ba Miki ndetse n'abakunzi ba Aga Promoter muri rusange. So sinzi uburyo waba warabubonyemo, ndasaba yuko mwaza kohereza ibitekerezo byanyu kugira ngo tugende n'ubundi tubigarukaho, ndetse turaza no kugenda tubusesengura turebe ngo ese ubundi ibi byaje kugenda gute, cyangwa se habaye iki kugira ngo Miki yisanga ari kumwe na Aga Promoter, habaye iki kugira ngo Miki yisange yakoze ubukwe nk'ubu ngubu, dore yuko binavugwa yuko ari ubukwe bwishyuwe amafaranga menshi cyane ari mu mamiliyoni ndetse n'andi mamiliyoni y'amanyarwanda, ndetse bwabereye ku Gisozi nk'uko byavuzwe cyangwa se nk'uko abahigereye babivuze, ndetse bwari ubukwe bwateguwe neza cyane, ndetse n'ubukwe bigaragara yuko bwakozwe n'umuntu wishoboye cyangwa se n'abantu bishoboye, dore yuko rero iyo ibintu nk'ibi ngibi byabaye umuntu wese agira icyo abivugaho ndetse agira n'icyo abigarukaho muri rusange. Ndizera yuko rero byose tugenda tubana neza 5 kuri 5, tugenda tubana neza umunsi kundi muri rusange ndetse no mu buryo bwose bukomeye cyane. Ubukwe bwitabiriwe n'abakinnyi ba filime nk'uko nari nabivuze, ngira ngo harimo witwa Bamenya, harimo n'uwitwa Papa Sava ndetse na ba Kiramani, ngira ngo aba bose ntabwo bari kuburamo, ariko no mu bandi bantu bagiye batandukanye mu bahanzi, dore yuko byanavuzwe yuko witwa umugore wa Yampano ndetse na Niyo Bosco, abo ngabo nabo barahageze. Ibyo ni ibivugwa gusa ntabwo umuntu yahita abyemeza, ariko icyavuzwe ukivuga uko cyavuzwe, we wirinda kucyemeza ariko ukakivuga uko cyavuzwe. Nuko nguko rero babivuze, cyangwa se nuko nguko byagiye bigarukaho bigaragara muri rusange. Gusa n'ubundi tugenda tubikurikiranira hafi, tukagenda tumenya ngo ese bimeze gute, ese byagenze gute, cyangwa se ibyo twumva nibyo tukagenda tureba kugira ngo tubashe kuba twabyemeza cyangwa se twabishyiraho akadomo muri rusange. Aho muri hose nizere ko mumeze neza, nizere ko Nyagasani akomeje kubafasha mu buryo bwose bushoboka. Uwitwa Miki yagaragaye muri filime zitandukanye, ibyo ngibyo turaza kubigarukaho mu busesenguzi bwacu, mu buryo turaba turi kugenda dusesengura ubu bukwe ndetse n'ibyaburanze muri rusange. Ndizera yuko rero muri buze kunyemerera tukagenda tubana neza 5 kuri 5, ndetse tukagenda n'ubundi tugaruka ku bintu byinshi bitandukanye, tukagenda twibanda ku bintu by'ingenzi cyane, ndetse tugenda tugaruka n'ubundi kubikomeje kugenda bivugwa ku mpande zombi ndetse muri rusange. Ubu bukwe n'ubukwe bwavugishije abantu benshi cyane, ibyo nabyo turaza kubigarukaho mu busesenguzi bwacu, tugende twibaza uburyo byari kuba bimeze yaba ibingibi bitarabaye, cyangwa se ibintu bitarageze kuri uru rwego muri rusange. Aho muri hose nizere ko mumeze neza, nizere ko Nyagasani akomeje kubafasha mu buryo bwose bushoboka. Ni wa musore wanyu Mr. Dilos hano kuri BNews TV. Ndizera yuko rero wabanye nanjye neza 5 kuri 5, ndetse wibutsa gukanda subscribe kugira ngo dukomeze twubake umuryango mugari wa BNews TV. Ciao ciao.